Ndabasuhuje mu izina rya Yesu KRISTO, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni mwene data cyangwa se ni mwene so cyangwa se ni musaza wanyu, Pastor Clement Nzabahimana. Ndagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano kuri televiziyo Ajeni Ngoga TV, kugira ngo twongere tuganire ku butumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu KRISTO yaduhaye kugira ngo tuzabashe kujya tubugenderamo, kuko ni indorerwamo cyangwa se ni umuyoboro utuyobora uko dukwiriye kwitwara muri urugendo turi kujyamo twerekeza mu bwami bwacu mu gihugu cyacu cyo mu ijuru. Mbibutse ko hano ku isi turi ku icumbi kandi duhari igihe gitoya, ikindi gihe tuzaba iteka ryose tuzaba turi mu bwami bwo mu ijuru, ku babiharaniye, ku babikoreye, ku bitwararitse bakanga uduhendo cyangwa se ibihendo by'isi, ahubwo bagahitamo gukorera Imana bamaramaje n'imbaraga zabo zose n'ibitekerezo byabo byose n'ubwenge bwabo bwose n'ubutunzi bwabo bwose. Reka dusenge Imana rero kugira ngo twongere twinjire, tubone ko twinjira mu butumwa mu ijambo ry'Imana. Imana wo mu ijuru duhana umugisha. Mana, mu izina rya Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishoboye byose, Imana ireba hose, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, Imana itarobanura ku butoni, ahubwo ijambo ryawe ritubwira neza ko mu mahanga yose ukubashye agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo uramwemera. Nongeye kugaruka kandi imbere yawe rero kuri iyi televiziyo Ajeni Ngoga TV, kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe, nganire n'inama zawe. Nzi neza ko ari bakeya, kuko abumva ijambo ryawe muri iyi minsi ni bakeya bakarigirira inyota. Ndasenze kugira ngo iri jambo tugiye kuganira, Mwami, uze kubana natwe muri ryo, kandi na buri wese uri buze kuryumva rizogira icyo rimufasha, cyane cyane abubatse, kuko nibo tugiye kuganiraho, ababyeyi bafite abatware bafite abadamu. Ndasenze kugira ngo iri jambo, Mwami, rize kubafasha kandi bazogira icyo bakuramo, kubera ko tuzi neza ko urugo ari ijuru ritoya. Iyo turigiriyemo ubuzima bwiza bibasha kuduhereza uburyo tubasha kwitegura urugendo turimo rwo kujya mu ijuru, ariko iyo turugiriyemo ingorane n'ibibazo, amahirwe yo kujya mu ijuru aba ari make. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo buri wese, Mwami, wubatse n'uri gutegura kuzubaka mu minsi iri imbere, uri buze gutega amatwi, Mwami, iri jambo ryawe, aze kugira icyo akuramo kiza kumufasha mu rugendo turi kujyamo kujya mu ijuru. Izina rya rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Uhagarika imbaraga z'abadayimoni zaturogoya mu izina rya Yesu. Uhagarika ibitavuga Imana byose byarogoye iri jambo mu izina rya Yesu. Urogoye buri kimwe cyose cyatuma ubwoko bwawe batumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu KRISTO, ahubwo buri wese uri buze kuribona, uri buze kugeraho, aze gutega amatwi, yumve kandi yumvire ibiri buze kurivugirwamo, kugira ngo bitubere inkomezi, mbese bitubere n'impamba bizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Ngoro tuyobore muri byose, ni mu izina rya Yesu cyamajoro akoze kubyumvishe. Amen, amen. Murakoze cyane. Nk'uko nababwiye, ni mwene so Clement, ndongera ndagarutse mu izina rya Yesu tuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi by'umwihariko turi kuganira ku bantu bubatse, kuko namaze gutekereza, ndareba, nditegereza, nsanga muri urugendo turi gukora rwo kujya mu ijuru, abantu bubatse ingo harimo danje. Kuko muri iyi minsi turimo, Satani yahagurukiye ingo, ahagurukira gusenya ingo, ahagurukira gusenya ubumwe, ahagurukira gusenya urukundo. Rero nanjye mbona dukwiriye kuganira ku iri jambo rijyanye n'abantu bubatse ingo, kugira ngo bumve neza ko urugo ari ijuru ritoya. Mwene data uri buze kumvira ijambo, urugo rwawe ni ikimenyetso kirakwereka niba ijuru uzarikandagiramo. Urugo rwawe wubatse ni ikimenyetso kirakwereka niba ijuru utazarikandagiramo. Hari abantu basuzugura umuryango, ariko umuryango hari icyatuma Imana ishyiraho umuryango. Mwibuke ku iremwa kwa Adamu muri Edeni, Imana yaritegereje isanga neza ko akwiriye no kubona umufasha, imuremera umufasha ari we Eva. Hari impamvu umugabo akwiriye kubana n'umugore, hari impamvu umugore akwiriye kubana n'umugabo. Ntabwo Imana yabikoze rero ari ibintu bitunguranye, ahubwo Imana yabikoze kugira ngo babeho bakwiriye kuzuzanya no kujya inama muri uru rugendo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turasanga mu Efeso ibice byaho ni 5, umurongo turera ku murongo wa 22, tuze kumanuka tugeze ku murongo wa 33. Imana yo mu ijuru itugire neza. Umutwe w'amagambo w'iri jambo uravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumerana. Uko abagabo n'abagore bakwiriye kumerana. Hari uburyo umugore akwiriye kwitwara ku mugabo, hari uburyo umugabo akwiriye kwitwara ku mugore.
ni abantu babiri bakwiriye kuba bari kumwe, ariko buri umwe hari uburyo akwiriye kwitwara kugira ngo atabera inzitizi uwo bashakanye cyangwa se uwo babana muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Dusome guhera ku murongo wa 22. Bagore, mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Imana iduhana umugisha. Reka tugende turi gusoma gato gato kugira ngo tugende dusesengura buri murongo biri buze kumvikana neza kurushaho. Uyu murongo wa 22 uravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Ese kuganduka ni gute? Mugore ubaha umugabo wawe. Muri iyi minsi ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera ikintu kiriho, yaba mu Rwanda sinzi niba ari n'ahandi, ngo ni uburinganire. Umugore akumva ko areshya n'umugabo, umugore akumva ko umugabo adafite ijambo rimurenze, umugore akumva ko nawe yategeka mu rugo kuko ari uburinganire. Ntekereza ko abantu benshi iri jambo bataryumvishe neza. Kuvuga ko ari uburinganire nuko hari imirimo imwe n'imwe umugore yahezwagamo cyangwa se atiyumvagamo. Rero leta iza kubona ko akwiriye kuba uburinganire cyangwa se gushishikariza abadamu kujya muri iyo mirimo kugira ngo babashe gushyira hamwe n'umutware bubaka urugo rwabo. Ariko hari abantu benshi babyumvishe nabi. Umugore akumva ko niba ari uburinganire, umugabo nawe akwiriye kujya kumesera umugore cyangwa akwiriye kumesa imyenda. Niba ari uburinganire, umugore akumva ko umugabo akwiriye guteka. Niba ari uburinganire, umugore akumva ko umugabo akwiriye kujya gusasa. Niba ari uburinganire, umugore akumva ko umugabo akwiriye guheka umwana, akwiriye gusigarana abana. Yego, ntabwo ari bibi, ariko bikwiriye gukorwa kuri gahunda. Kuko hari igihe umudamu yaba afite akazi, umugabo nta kazi afite, mu bwumvikane umugore akavuga ati rero ntago mari uza gucunga abana. Ni ibintu byiza cyane. Ariko muri iyi minsi hari ibiri kuba bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bashingiye kuri iri jambo rivuga ngo ni uburinganire. Ijambo ry'Imana ravuze ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Mugore ubaha umugabo wawe. Mugore itwareke ku mugabo wawe. Mugore umvira icyo umugabo wawe akubwira. Niba umugabo avuze ngo uyu munsi tuze kuryama kare kubera ko ejo mfite akazi, wumve ko ari byo koko. Niba avuze ngo uyu munsi, ubundi kera umudamu niwe wageraga imuhira mbere, ariko uyu minsi iki gihe turimo ntabwo umugore ari uwisigaye utaha kare. Ibyo ni ibintu biri kwica itorero muri iyi minsi, bigasenya imiryango. Kandi noneho wagera mu bakristo ugasanga ni imbogamizi yo kujya mu ijuru, kuko uwo muryango bigoranye. Umugore igihe cyose niwe wageraga mu rugo kare, akita ku byo mu rugo, agakurikirana ku byo mu rugo, akareba ko ibintu bigenda neza kuri gahunda. Ariko bavuze ngo ni uburinganire, abagore basigaye bumva ko abagabo aribo bakwiriye kugera mu rugo kare. Ugasanga umugabo ageze mu rugo saa moya n'igice, saa 2, ugasanga umugore ageze mu rugo saa 4, saa 5, ngo ni uburinganire, kandi atanavuye no kubifitiye gukora ibifitiye umuryango akamaro. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nibutse inshingano z'abagore, nibutse n'inshingano z'abagabo. Nituza gusoma muri iyi mirongo hasi, uri buze kumvira ijambo neza kandi uri buze kurisobanukirwa. Umudamu akwiriye kubaha umutware. Bibiliya iri kutubwira ngo umugabo ni umutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we. Umugabo ni umutwe w'umugore we. Ni ukuvuga ngo umugabo igihe cyose, ikintu cyose kije mu rugo kiza kireba umugabo, kubera ko umugabo niwe mutwe w'urugo. Muri iyi minsi rero biri kubiye kontreri, ugasanga umugore ari gushaka kuba ari we uba umutwe w'urugo. Ntabwo Bibiliya itubwira ko umugore ari umutwe w'urugo, ahubwo Bibiliya itubwira ko umugabo ari umutwe w'urugo, noneho Kristo nawe akaba ari we mutware cyangwa se akaba ari we muyobozi w'umugabo. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 24 avuga ngo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Itorero rigandukira Kristo, ni nako abagore bakwiriye kubaha abagabo muri byose. Mudamu, niba ubona ko ukwiriye kubwira umugabo wawe ngo ajye gufura, ufite ikibazo. Mudamu, niba uri kubona ukwiriye kubwira umugabo wawe ngo ajye gucana imbabura wicaye, ni ikibazo. Mudamu, niba uri kubona ukwiriye kubwira umugabo ngo teka wicaye, ni ikibazo. Niba uri kubona ukwiriye kubwira umugabo ngo fura imyenda
ni ikibazo. Niba uri kubona ukwiriye kubwira umugabo ngo jya guhaha, ni ikibazo. Mu kugandukira umugabo harimo gukora imirimo ikwiriye ireba abagore. Ubundi mu mirimo yo mu rugo hari imirimo iba ireba abadamu. Mu byumve neza ntabwo mvuze ko abagabo badakwiriye kuyikora igihe bibaye ngombwa, ariko wibwira umugabo ngo fura, ukagenda ukamuzanira imyenda ngo fura, ukagenda ukabwira ati jya guteka, jya guhaha. Wicaye mu rugo uri kuri telefone, kuri televiziyo ngo uri kureba amafilime yagezweho y'inyarwanda n'izindi zitandukanye z'amaseri zateye muri iyi minsi. Mudamu, ibyo ntabwo ari byo. Gandukira umugabo wawe, kubera ko umugabo wawe ni umutwe w'urugo, nk'uko KRISTO ari umutwe w'itorero. 25. Bagabo mukunda abagore banyu ngo KRISTO yakunze itorero akaryitangira. Umugabo utegetswe gukunda umugore wawe. Umugore ategetswe kugandukira, kukubaha, agatega amatwi ibyo umubwira, ariko nawe mugabo utegetswe gukunda umugore wawe. Niki kizakwereka ko umugabo akunda umudamu we? Nuko azamutega amatwi, icyo ni icya mbere. Nuko azamuha umwanya, icyo ni icya kabiri. Nuko azumva ibyo amubwira. Nuko azamufasha mu mirimo y'imuhira. Nuko bazuzuzanya, bakaganira, bakabona igihe cyo kuganira ku bijyanye n'umuryango wabo cyangwa se n'urushako rwabo, ku bijyanye no kwita ku nshingano zabo urugo. Niba uri umugabo udahereza umugore umwanya ngo muganire, uko byaba bimeze kose wataye inshingano. Mugabo utegetswe gukunda umugore wawe. Nudakunda umugore wawe, ntabwo umugore azakugandukira. Mugore, nutagandukira umugabo wawe, ntabwo umugabo azagukunda. Ni ibintu byuzuzanya, bisaba kugira ngo buri wese mu rwo ruhande yite ku nshingano ze Imana yamushyizemo. 26. Ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa iminkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Nudakunda umugore wawe, ntabwo uraba wikunze. Nudakunda umugore wawe, uraba wanze Imana, ntabwo uraba ukunze umuryango wawe. Dutegetswe gukunda abadamu bacu, kuko abadamu bacu ni inzira, ni imwe mu nzira zidufasha kugira ngo tubashe kuzuza neza inshingano zo gukora umurimo w'Imana. Ntabwo uzajya gusenga usize umudamu wawe ababaye. Igihe cyose uzajya gusenga, igihe cyose uzanga gukora umurimo w'Imana, umudamu wawe atanezerewe, uzaba uri gukorera kuri zero. Wibuke ko Imana ijya kurema umugore, Adamu yari asinziriye. Ntabwo Adamu azi ibyo yaganiriye n'Imana. Ni nayo mpamvu mugabo, niba ushaka kugira ngo urugo rwawe cyangwa ushaka kugira ngo Imana igire icyo ikora mu rugo rwawe, shyira imbere umudamu wawe, shyira imbere umugore wawe, umukundwakaze, umukunde, umwiteho. Ibyo yifuza ubikore mu gihe hari uburyo, kuko ntabwo abagore ahanini bakunda kwaka abadamu ibyo badafite, nubwo bikunda kubaho rimwe na rimwe. Ariko abadamu ni abana beza. Niyo wamugurira akabombo kakamushyira, karamunezeza. Mugabo, niba uri mu rugendo rujya mu ijuru, kunda umugore wawe. Kubera iki? Nimugira ikibazo mu rugo, uzabwire umudamu ngo fata ibihe byo gusenga. Imana izamwumva kandi ibyo asengera Imana ibikore. Ariko mugabo, nimugira ikibazo noneho aba ari ujya imbere ujya gusenga, kugira ngo Imana ikumve bizatindaho gatoya. Kubera iki? Imana ijya kurema umugore, umugabo yari asinziriye. Iby'Imana yavuganye n'umugore nta muntu n'umwe ubizi. Niyo mpamvu Imana yumvisha isengesho ry'umudamu, imanukira vuba gutabara uhamagaye usenze. Umudamu wese usenze Imana imwumva cyane gusumbya ko umugabo yasenga. Ubanza ari uko Imana ibona ko abagabo bazi kwihangana. Imana ishimwe cyane. Dukomeze ku ijambo ry'Imana ku murongo wa 29.
haravuga ngo kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko KRISTO abigirira itorero. Nuko nta muntu wakwanga umubiri we arawugaburira akawukuyakuya, ni nako KRISTO yita ku itorero. Niba ukunze umudamu wawe rero uko wita ku mubiri wawe, ukawugaburira, ukawitaho, ukawurinda kusitara, ukawurinda kuvunika, ukawurinda kwicwa n'inzara, ukawurinda ko wagira ibibazo, ni nako mugabo ukwiriye kwita ku mudamu wawe, ukamukuyakuya, ukamukunda, ukamugaburira, ukamwitaho, ukamwambika, kugira ngo anezererwe kandi nawe akugandukire nk'uko Bibiliya bitubwira. Turakomeza ijambo ry'Imana 31. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri KRISTO n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Uyu murongo wa nyuma 33, nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugore we, umugabo we. Imana iduhana umugisha. Mugabo, nudakunda umugore wawe, ntago umugore azakubaha. Nukunda umugore wawe azakubaha. Iyo ukunze umugore, umugore arabibona. Iyo udakunda umugore, ntabwo arabibona. Ikizagaragaza ko umugore abona ko umukunda, nuko azakubaha. Nutakunda umugore wawe, ntabwo umugore azakubaha. Kandi n'umugore natakubaha, uzagira umujinya, uzarakara, uzagira agahinda, uzatangira gutekereza ibitekerezo bitari byiza muri wowe, uzatangira gukora ibidakwiriye, bidatunganye, bityo rya juru duteganya kuzajyamo ntabwo bishoboka. Bibutse ko urugo rwiza ni ijuru ritoya. Haleluya, haleluya, haleluya. Urugo rwiza ni ijuru ritoya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ufite urugo rwiza, nijoro urimo uragenda urikozaho imitwe y'intoki. Ariko kubaha Imana, kuba bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, bakagendera mu nzira Imana ishaka. Hari n'abafite ingo nziza ariko batubaha Imana. Aha ngaha njye ndimo ndavuga ku bantu bafite urugo ariko bubaha iki? Bubaha Imana. Niba ufite urugo ukaba wubaha Imana, ukaba ufite urugo rwiza, iyo ni ishusho ikwereka ko nijoro uzarigeramo. Ariko niba ufite urugo wubaha Imana, rukaba rutabamo amahoro, rukaba ruhoramo umwiryane, rukaba ruhoramo induru, umugore akaba atagandukira umugabo, umugabo akaba adakunda umugore, my friend, ijuru kurikandagiramo ni gato cyane. Muri iyi minsi Satani rero yahaguruka ingo z'abanyamasengesho, ashyiramo umwiryane, atezamo ubukene, atezamo inzara, ku buryo ababyeyi, abadamu bamwe kwihangana muri ubwo buzima bijya bibagora. Ariko reka mbabwire, ntabwo kuba muri mu buzima bubi bikuyeho gukunda umugore wawe, ntabwo kuba muri mu buzima bubi bikuyeho kugandukira umugabo wawe. Ndagira ngo mbabwire ngo mu nshingano zawe Imana yagushyizemo, kora ibyo ukwiriye gukora byubahisha Imana. Nukomeza muri icyo gice, ku gice cya 6, niho uzasanga bizava ku mugore n'umugabo, noneho bikagera no ku bana. Abana bakubaha, ibyo byose bazabitozwa n'ababyeyi babo bombi. Nibitabaho gutyo ntabwo bizashoboka. Kugira ngo abana bubahe, kubaha kw'abana babikomora ku babyeyi. Comportement, imyitwarire y'ababyeyi abana babona nibyo bibatera kubaha ababyeyi babo. Abana nimubona mutongana buri munsi, ntabwo bazubaha. Abana nimubona murwana buri munsi, ntabwo bazubaha. Tanto ntabwo bazubaha umugabo, tanto ntabwo bazubaha umugore. Ni hahandi abana bananirana. Igituma abana bananirana nuko management y'umugabo n'umugore iba yananiranye. Aho ngaho niho haturuka kutubaha kw'abana. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Abana batora imico bigishwe n'ababyeyi babo. Abana batora imico bahawe n'impanuro z'ababyeyi babo. Mugabo, mubyeyi, mudamu,
wowe n'umugabo mufite inshingano zo kubana neza, hanyuma mukera imbuto, abana bakabasoromaho imbuto. Kuko umugabo natuba umugore, nadakunda umugore, n'umugore nagandukira umugabo, umugabo yabwira umugore ati mukirira amazi muri dushe, nawe ufite amaboko abiri. Umwana aba ari kubyumva. Umugabo yabwira umugore ati ntunganyirize inkweto, ati nawe byuka ubyikorere. Umwana aba ari kumva. Hato ntiyahande ejo umwana azakura, nawe yagira mu rugo rwe akajya bigenza gutyo, umuryango ukagenda usenyuka usenyuka usenyuka. Iyo umuryango utariho, no kuvuga ngo agakiza nako kaba ari nako. Kugira ngo agakiza kabe gahamye, nuko umuryango ukwiriye kuba uri stabilize, uhamye. Umuryango niba udahamye, nta gakiza gashobora kuba muri uwo muryango. Umugore n'umugabo nabo batari kumwe neza mu murongo, n'agakiza kaba ari nako. Ndazi neza ko muri ibi bihe Satani ahagurukira ku umugore akaba mubi cyane gusumbya umugabo. Umugabo agakizwa, umugore ntakizwe. Umugore agakizwa, umugabo ntakizwe. Izo ngo turazifite. Ariko hagati aho, niba ufite uwo mubano udakijijwe, wowe mwerera imbuto nk'umukristo. Umwubahe, niba ari umugabo umwubahe, umushyuhirize amazi, umwiteho, umukore ibyo ukwiriye kumukorera nk'umugore wakiriye KRISTO mwami n'umukiza, umugandukire. Umugabo wenda hamwe no gusenga azabona ibyo umukorera, wenda nawe akugarukire. Niba ufite umugore udakijijwe, mugabo, Bibiliya idutega ko ugomba kumukunda uko byagenda kose. Mukunde, umukore ibyo ukwiriye gukora. Yesu ashimwe cyane. Umugaragariza urukundo, umugaragariza ubwuzu, umugaragariza ko umwubashye, umuhereza umwanya muganire, umuha agaciro, umugurire n'akabombo kamuzanire, ati sheri ndagukunda, I love you. Ariko ibyo ngibyo abagabo ntabwo babikora. Icyakubaza wa mugabo we, igihe uheruka kugurira umugore wawe akabombo, wenda ngo umuzane karori popo, wasanga ari kera. Uwakubaza igihe uheruka kubwira umugore wawe ati sheri wanjye, wasanga utanabiheruka. Uwakubaza igihe uheruka kubwira umugore wawe ngo mudamu mwiza ndagukunda, wasanga utabiheruka. Azakugandukira gute atumva amagambo ngayo ngayo? Mwibuke ko ku ruhande hari abakijwe babivuga, kandi umugore akabyumva, agahinda kakamwica. Mugabo, urugo rwawe ni wowe uzarubazwa, uri umutwe w'urugo. Imana izakubaza urugo yaguhaye. Ntabwo uzavuga ngo barananiye. Uzatanga ibihamya bigaragaza ko bakunaniye. Nawe niba udakora inshingano zo gukunda umugore wawe, Imana ibibibona. Ariko niba ubikora umugore akakubera mubi, nabyo Imana ibibibona. Intego y'ikiganiro kwari kubwira abubatse ko mukwiriye kuba umwe mu kubahana. Apana kuvanga ngo umugore n'umugabo bareshya mu mirimo imwe n'imwe, ntabwo bareshya no mu rugo. Mu rugo umugore akwiriye kuba akwiriye kugandukira umugabo we, n'umugore agakunda, n'umugabo agakunda umugore we. Apana ibyo kuvuga ngo turareshya, ngo ubu ngubu ngo ni uburinganire, ngo nawe teka, ngo nawe ngoza abana, ngo nawe njya guhaha, ngo nawe cana imbabura, ngo nawe ndafura. Ugasanga umugore yakoze imyenda ye, ngo umugabo ayifure. My friend, ibyo ntabwo bikwiriye. Hari ibyo dukwiriye kugenderaho, n'ibyo tudakwiriye kugenderaho nk'abakristo. Ndagira ngo mbabwire mwebwe mwubatse, musengera ingo zanyu, kuko nimutazisengera ngo zibe mu murongo wubaha Imana, no kugera mu ijuru biragoranye. Uko ubona ubayeho mu rugo, niba unezerewe mu rugo, byaguha ishusho yo gutegura uburyo n'ijuru ukwiriye kuzarigeramo. Ariko niba wari usimbukana n'umugore, usimbukana n'umugabo, kubera kutubahana, kubera uburangare bwayo, atari kuvuga ngo uyu yarananiye, uyu yanze gukizwa, n'ijuru ntabwo muzarikandagiramo. Mwite ku nshingano Imana yabaremeye, kugira ngo muzabashe kugira umusaruro, yaba mu ivugabutumwa, yaba mu muryango wanyu, ndetse mukazabasha no gutaha ijuru, kuko ijuru ritoya ari urugo rw'umuntu Imana yamuhaye. Imana ibahe umugisha. Iki kiganiro wakigeza ku bandi babyeyi bubatse, kandi ukadufasha muri uyu ivugabutumwa, kuko dufite ibiganiro byinshi bitandukanye. Mu minsi iri imbere turimo turategura gutangira kuganira
ku bugambanyi abapasitoro cyangwa se abitwa ababishopu bari gukora bagambanira Imana, ubugambanyi abayobora amadini n'amatorero bari gukora bari kugambanira Imana. Twebwe nubwo ndi umushumba, ariko ndi umushumba uri mukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo nzatinya kuvuga abapasitoro bakora ibihabanye n'iby'Imana ishaka, ntabwo nzatinya kuvuga ababishopu bakora ibihabanye n'iby'Imana ishaka. Ibyo byose uzabishyira hanze, kandi Imana yo mu ijuru izabahana. Kuko turiho kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza abantu bagarukire Kristo. Ntabwo turiho kugira ngo dufate abari kuri Kristo tubatange tubagurishe mu maboko ya Satani. Ntabwo bizakunda. Rero ndagira ngo usabe ukore subscribe, ukore na like, niba unashoboka ukore na comment, utubwire ikiganiro uko ucyumva, niba na ngombwa ukore na share ucyoreza abavandimwe kugira ngo nabo babashe kumva no gukurikirana ibiganiro byacu kuri Ajeni Ngoga TV. Imana yo mu ijuru ikomeze kutugira neza. Ni byinshi tuzavugaho mu bijyanye n'umurimo w'Imana, kuko niwe twahamagariwe. Jewe naje kugira ngo mvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo nzatinya kuvuga yaba ibyo abayobozi, yaba mu nzego za leta ziri gukorera amatorero n'amadini, ntabwo nzatinya kubivugaho, yaba ibyo abanyamatorero bari gukorera abakristo babo bakabagurisha mu biganza bya Satani kubwo kuronga indamu n'amafaranga, ntabwo tuzatinya kubivugaho. Ibyo byose muzabisanga kuri Ajeni Ngoga TV. Twahagurukijwe na Kristo kugira ngo tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mureke dusenge Imana kubwira ijambo kugira ngo uri buze kuryumva rigira icyo rimumarira. Kandi niba uri umugabo ufata umwanzuro wo kwita ku mugore wawe no kumukunda, niba uri umugore ufata umwanzuro wo kugandukira umugabo wawe, wigendera ku by'isi ngo umugore n'umugore barangana, ngo no mu nshingano z'urugo ngo nuko nubigendereho, ahubwo ugendera ku ijambo ry'Imana, kuko niwe muyoboro dukwiriye kugenderamo kugira ngo tuzagire mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Mana mu izina rya Yesu, Data twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga, Imana y'icyubahiro, Imana y'urukundo, Imana ivuga bikwategeka bigakomera. Turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko uri umunyembaraga, tugushimiye ko ukunda abantu kubera ko baremwe mu ishusho yawe. Ntabwo Mwami washyize abantu hano kuri iyi si kugira ngo bazarimbuke, ahubwo abantu baremeye ubugingo buhoraho. Ariko mu rugendo turimo kugira ngo tuzagere mu ijuru, Satani arimo arabiba inzangano mu miryango, arimo arabiba urwangano mu bagabo, bakanga abagore babo, abagore bakanga abagabo. Mwami, bityo umuryango ugasenyuka, kandi umuryango uramutse utariho, umuryango uramutse utubakitse, ntabwo twazabasha kubona uburyo dukora umurimo wawe no gukora ibishinzwe n'amaso yawe kugira ngo tuzabashe kugira mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu Mana, ikiganiro nambukije cyerekanye abashakanye, ndasabye kugira ngo umwuka wera giherekeze umugabo ari buze kucyumva, Mwami w'amahoro akagitega amatwi kibashe kumugirira umumaro, umugore ari buze kucyumva akagitega amatwi kibashe kumugirira umumaro. Icyo twifuza ni uko umuryango waba mu mahoro utekanye, nawe ukabona uko wishimira, kugira ngo Mwami nyuma y'ubu buzima nabo bazabasha kugera mu bwami bwo mu ijuru. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Satani yahagurukije ikintu muri iyi minsi ngo umugore n'umugabo barangana, barareshya, bityo abagore bakabyitwaza bagendera mu nzira zitari zo, bagakora ibidakwiriye, bakirara, bityo bakangiriza inshingano, bakonona inshingano, bityo umuryango ugasenyuka, bityo n'itorero rigasenyuka. Kuko umuryango utubakitse ntabwo n'itorero ryakubakika, kandi n'urugendo rwo kujya mu ijuru ntabwo benshi bazarugeramo, kubera ko ijuru rito ngo ni umuryango. Turasenze no kugira ngo imiryango y'ubwoko bwawe bari buze kuri iki kiganiro, Mwami ubaho umugisha, ubaho imbaraga, abarikosora kubwira ijambo bakongera bagakunda abagore babo, bakongera bakagandukira abagabo babo, ubagire neza kandi ubaha imbaraga, kandi ubashoboze no kukubaha no kukumvira, bityo bimanuke imbuto z'ibyo bari buze gukora zizagenda mu muryango w'abana, mu bana batoya babo, bityo nabo bazakure bakubaha, bakunezererwa. Bityo Data twese uri mu ijuru, iminyago ikomeze kuva kuri Satani, ikomeze kuza kuri wowe, izina rye rikomeze rishimwe kandi rikomeze rishyirwe hejuru. Hereza umugisha ubuze kudushyikira muri rivugabutumwa, kandi umugire neza, kandi ubiteho. Ubwiza n'urukundo n'icyubahiro n'imbaraga bituruka ku Mana bikomeze kubana natwe uyu munsi n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu amajoro akoze kubyumvishe. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, turabakunda cyane. Bye bye.